Hello, welcome back to Akari Nation. Ndabasuje mwese muherereye, nizeye ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana nta kibazo na kimwe dufite. So nk'uko tumenyereye rero njyewe ndi Karire, nkunda u Rwanda, aho uzajya umbona hose unyite nkunda u Rwanda. So rero uyu munsi nagira ngo tuganire gatoya, nshaka kwibaza, nabonye ejo bundi ibinyamakuru bigiye bitandukanye byaranditse ko Weasel wo muri Good Life, umuhanzi wo mu gihugu cya Uganda, arimo kuvuga ati njyewe bitewe n'uburyo umugore wanjye yanyitayeho teta, ndashaka kuzamuha impano y'abana babiri cyangwa se impanga. Noneho nkibaza nti ese ashaka kumuha impano y'impanga, mu by'ukuri iyo mpano niyo yumva afite, niyo yumva ashoboye, cyangwa niyo nyine yifuza kuzamuha. Noneho ibaze gutekereza ikintu mu by'ukuri atari wowe uzakigena, atari wowe ushobora nyine utazi ngo bizagenda gute. Nkahita nibaza kuki abagabo ibyo bintu baba bumva ngo ni ukuguhereza impano, kandi mu by'ukuri nawe wenda umumama, umugore, umukobwa wenda wakwifuza kubyara impanga. So ni gute yumva ko ariyo mpano azamuha kandi nta bushobozi afite bwo kubikora, impanga atazibonye nta yindi gift yamuha, na nyine gift y'ibintu bifatika, koza umwana ntabwo ari twe tumugena, nta n'uwo tuzi ngo bigenda bite kugira ngo ubyare impanga. Ushobora kubishakisha ntubibone, kuko biba ari ibintu bishoboka ko umuntu abishaka akabibona yakora. Ni benshi baba barabonye abana, cyangwa se ni benshi baba barabyaye impanga, ariko ni ibintu tutazi ngo bikorwa gute, bigenda gute. Njyewe ku giti cyanjye numva ko yagombaga gutekereza ikindi kintu yagenera umugore we akakimuha, ikintu gifatika, ikintu kiboneka, ariko atari ibintu byo kuvuga ngo nifuza kuzamuha impano y'impanga, abana b'impanga. Ni ibyo nabonye nyine babyandika ku binyamakuru bigiye bitandukanye, harimo kuvuga nyine uburyo yishimiye umugore we, uburyo yamwitayeho, uburyo yamufashije mu bihe bikomeye, ibihe by'uburwayi akamwitaho, nyine abivuga muri ubwo buryo ko yifuza kuzamuha impano y'impanga. Njyewe rero ntekereza umuntu niyo mpano yumvishe yatanga, cyangwa se nyine ni ibyifuzo, ariko mu by'ukuri yagombye gushaka gift ifatika iri touchable akayimuha. So ikindi kintu nabonye muri iyi minsi kikanshimisha cyane, kiri kuvugwa mu makuru agiye atandukanye, ni uburyo Alyn Sano yaririmbye mu gikombe cy'isi, asusurutsa abantu bitabiriye nyine igikombe cy'isi. Mana yanjye byaranshimishije nyine, mbona amakomantere agiye atandukanye, n'uburyo nawe yavuze ngo ni umusaruro w'ibyo yari amazemo iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva yabanje kujyayo mbere, twese ntabwo twari tuzi ngo bimeze bite, wenda ashobora kuba yari yitabiriye, ntabwo tubizi ibindi yari yagiyemo, ariko nyuma umusaruro byatanze niho twabonye kuririmba kuri iriya stage. Iriya ni stage nini cyane ku buryo bari gufata abahanzi b'ibyamamare babandi dusanzwe tuzi ku rwego rw'isi bakaririmba kuri iriya stage, ariko nyine kubona umukobwa w'umunyarwandakazi noneho ari we ubahaye iriya stage kugira ngo asusurutse abantu ku rwego rw'isi bitabiriye irushanwa nka ririya, cyangwa se nyine umukino nk'uriya, umukino wo ku rwego rw'isi, ni ibintu bikomeye, ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ibintu byo kwishimira nk'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange b'abanyarwandakazi. Nyine ni ibintu njyewe nabonye ndavuga ngo bino bintu ndabyishimiye cyane kabisa. Nsanzwe nkunda Alyn Sano, ariko amaze gukora kiriya kintu cyangwa se amaze kugera kuri iriya step, navuze ngo congratulations, kubera ko
iyi ni intambwe ikomeye. Ikindi ntabwo nzi ngo wenda Shally Silver yabigizemo uruhare, ariko Sherry Silver nyine nabonye amafoto bari kumwe n'utuvideos, ndavuga ati ibyo byose ashobora kuba yabigizemo uruhare kuko uriya mukobwa ni indwanyi ikomeye, twese turabizi. So ndavuga nti Sherry Silver ni umwe mu bakobwa u Rwanda rugomba guha agaciro, ndetse bakanamuba hafi kugira ngo akomeze afashe abakobwa bacu cyangwa se abagore b'abanyarwandakazi muri rusange. Mu yandi makuru ari kuvugwa ni uko Kevin Kade atashoboye kwitabira Iwacu na Muzika nk'uko byari biteganyijwe ko nawe ari mu bantu bazitabira, ariko kubera ibibazo by'uburwayi akaba atarabashije kwitabira. Rero abakunzi be aho muri hose mukomeze mumusengere, mukomeze mwihangane, kandi twizeye ko azagaruka ameze neza, aho bari kumukurikirana kugira ngo ubuzima bwe bwongere bumere neza. So rero navuga ngo congratulations kuri Amaron, kuko nawe ari mu bantu bahise bagirirwa icyizere kugira ngo bazaze gukora muri Iwacu na Muzika, akaba ari we muntu wasimbuye Kevin Kade. Amaron nawe ni umuhanzi mwiza, afite ijwi ryiza, afite indirimbo nziza. Amaron rwose ni umuhanzi mwiza cyane. Aya mahirwe, iyi chance yo kugira ngo nawe agere akonekite n'abakunzi be ni ibintu byiza cyane, narabyishimiye cyane cyane ko muri iyi minsi ari no gukora cyane, afite indirimbo nshyashya yitwa Nyirabasare, mugende muyirebe muyikunde, ni nziza, umusapotinge abahanzi bacu nk'uko bisanzwe. So rero nagira ngo nibyo ngibyo nashaka ko tuvuganaho gatoya. Rero nkaba nsoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mukomeze mudukunde, mukore subscribe, share, dukeneye amakomenti yanyu, muduhe ibitekerezo by'ibyo twakora cyangwa ibyo twavuga kugira ngo bikomeze bigende neza. So guys, mwakoze cyane kudukurikira. God bless you.